Muraho neza ndabaramukije aho muri mu mpande zose z'isi mbahaye ikaze nta handi rero mbaye ikaze ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo ni mubwire iki ushobora kuba uri mushyashya ari bwuje kuri yicana nta kindi tubwira abantu mubwire ko ari mwiza mubwire ko ari ingenzi mubwire ko umushimira mubwire ko umukunda gutekereje neza wasanga ahantu hose umuntu ageze hari amaboko abamufashe abo bantu rero nta kindi tubabwira bazirikane babwire ko ari indashyikirwa babwire ko bakoze babwire ko uruhare rwabo mu buzima bwawe uruzirikana nibyo tubwira abantu nibyo dukora nibyo tugambiriye nta kindi kizavugirwa aha nta bibi nta biracitse no kubwira abantu ibyiza tubashimire muhe urwo rurabo akibasha kurufata mubwire ko ari ingenzi mubwire ko umukunda ujye ubimubwira umuhamagara umuntu muvugana neza umubwira ati ndagukunda mbahaye ikaze rero mwisange kuri Mubwire mwumve ko nta bindi tubwira abantu n'ibyiza tugambiriye kuvuga uyu munsi rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu reka tubanze nk'ibisanzwe twamamariza abantu ariko mbere ko twamamaza reka dushimira abantu bose abantu badukunda abantu badushyigikira abantu bafite umutima wo gukunda Mubwire akavuga ati kuri Mubwire muze bakazana abantu benshi gukora subscribe no kuri Imana bahumugisha sinzahwema kubashimira duheruka gukora ikiganiro turi mu bantu 1298 gutyo cyangwa 200 gutyo ariko 1300 baruzuye rero umuntu wese uri muri uwo muryango wakoze subscribe no kuri Imana igumugisha kandi ni iby'agaciro kenshi ntago ari ibintu mfata ko ari ibintu bisanzwe muri ingenzi nanjye ndabakunda kandi ndabazirikana kandi mbasabira umugisha w'Imana rero mbere ko dutangira ikiganiro hari abashuti bacu baba bafite ibikorwa byiza bakora twifuza kubamamariza kugira ngo murushaho namwe kubamenya mumenye ibyiza nimba ushaka kwambara imyenda myiza idoze imyenda idodesheje ushaka kudodesha imyenda ya civile imyenda y'ubukwe ese imyenda isanzwe amarido nta wundi muntu wabikudodera umuntu udoda wa mbere ni Grace nimero ye ni 0788509573 Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge uramuhamagara ukamuyoboza ahantu akorera uragenda rwose niwe mutayeri w'inyangamugayo nzi ngiyewe nzi ukubwira igihe akazaguha umwenda wawe waba uri no hanze y'igihugu wifuza ko yakudodera imyenda ikakugeraho upfa kubuza imezire zawe Grace akudodera neza umubwira ati ushaka akakudodera umwenda akawukugezaho wa munsi wamubwiye nibwo aguhera umwenda wawe hanyuma abantu bashaka kwambara neza abantu benshi bakunda kumbwira ngo bakunda amakanzu nambara ngo nambara neza muhere nuko nambaye nubo nta wundi muntu nyambika nta yindi myenda nambara nanjye ngurira kwa Nono Sylvie akorera muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank ukinjira umuryango ukurikiyeho niwo kwa Nono aho ngaho urahagera Nono afite imyenda myiza amapantaro amashati amajipo amakanzu amakoti nkaya nambaye nanda yaruta byose uragenda Nono akabiguha nimero ye ni 0788708835 uwo ni Nono Sylvie wamwandikira no kuri WhatsApp ukamusobanuza ukamubwira ngo ese waba ufite uyu mwenda uyu n'uyu Nono aragusubiza rwose kandi akakugezaho ibyo wifuza hanyuma rero abashaka kugura imodoka namwe ntago mwacikanywe amamodoka meza agendanye n'igihe ama hybrid nta wundi muntu wabafasha ni Fabiola nimero ni 0788181397 uwo ni Fabiola uramuhamagara ukamubwira ngo nkeneye imodoka nziza imodoka ijyanye n'igihe ndetse n'ibindi washaka kumusobanuza bijyanye n'imodoka aragufasha hanyuma rero abashaka kurya ibiryo bitera imbaraga ibishyimbo nta handi mwakora ibishyimbo byiza ku giciro cyo hasi ni kwa Sylvie ngiyewe nabwiye ko ncuruza ibishyimbo ushaka kurangura ushaka bikeya mba mfite ibishyimbo urampamagara nkabikugezaho ibiro byose wifuza ibishyimbo ubwoko bwose washaka mba mbufite nanjye mbikugezaho murakoze cyane mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi nifuje ko tuganira nubwo ari kuri Mubwire TV hari ibintu biba bituma umuntu atabwirwa ibyiza iyo ngibyo turabivuga nabyo muri rusange icyo tudakora no kwibanda ku umuntu runaka ariko iyo ari muri rusange turabivuga kugira ngo ibyo bintu bikosoke hanyuma turusheho kuvuga ibyiza kuko mbere yo kuvuga ibyiza hari ibyo ubanza gukuraho uyu munsi rero nabagereye ibintu 8 cyangwa 8 byatuma ibintu bituma umuntu aba mabuja utari mwiza mu mabuja mubi wakwibaza ngo mabuja wahe abantu bafite abantu bakoresha mu ngo zabo
abantu mufite, ushobora kuba umubosi mubi, ushobora no kuba umumabuja mubi, muri rusange ushobora no kubaho kuri iki kiganiro utari mubi, ahubwo ukabuza umuntu utari mwiza. Icyo gihe rero biragufasha kugira ngo uzabwire umuntu uti ibi bintu birabangama, abe yadufasha nawe gukosoka kugira ngo tumubwire ibyiza nawe akwiriye. Ikintu cya mbere rero, hari abantu b'abamabuja cyangwa ababosi badakunda kuvuga neza, bavuga nabi. Ugasanga umuntu ahora avuga nabi, arabwira umukozi nabi, kandi umugore wamubwira neza cyangwa abana ababwira neza, ariko yagera ku mukozi wo mu rugo kumufata nk'aho adafite agaciro, kumufata nk'aho ari umuntu udasanzwe, agahora amubwira nabi, amwuka inabi, amagambo atari meza. Ugasanga ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Kuvuga nabi, ubwira umuntu uri bugutekere, ubwira umuntu mubana mu rugo, nawe ntago wakwifuza ko bakubwira nabi buri munsi. Buri gitondo barakubwira nabi, nijoro bakubwiye nabi, ibyo bintu ntago ari byiza. Nimba uzi umuntu uvuga nabi, udaha agaciro abakozi bo mu rugo, uhora babwira nabi, mubwira ati kosoka. Mubwira ati ibi bintu ntago ari byiza, inzira urimo ntago ari inzira nziza. Ikintu cya kabiri, umuntu ukunda gutukana. Umuntu ukunda gutukana, ugasanga umuntu aratuka umukozi buri munsi, aramutuka, ntibagira ubwenge, ntago ari bazima. Ugasanga noneho ukoze ikosa, uravuga ngo umuntu ntagira ubwenge, umuhaye ngo agusigaranire abana. Wenda wagize umugisha umubyeyi, cyangwa uramubwiye ngo ntagira ubwenge, ngo nabatekere. Ese umuntu utagira ubwenge ari buteke gute, ibiryo bimeze gute? Ibyo bintu rwose ntabwo ari byo. Nimba uzi umuntu ukunda gutukana, utuka abakozi ubabwira ko batagira agaciro, abo bantu sinzi ukuntu baba bameze, ntibarezwe, sinzi iyo baba baravuye, sinzi iyo baturutse, ntabwo ari byo. Umuntu akoze ikosa hari uburyo wamutwaramo, ariko ibintu byo kumutuka buri munsi umutuka ntabwo ari byiza, kuko nawe wagutuka mu murimo ukora, wagutuka mu buzima bwawe, ntabwo wishimye. Erega icyo umuntu ahawe nicyo atanga, icyo umuntu afite nicyo atanga. Wenda hari impamvu yamuteye gukora icyo kintu kitari cyiza, ariko yimubaze, apana kumutuka nta bwenge, muri ibicucu, sinzi uko baba bameze, sinzi, barira ubusa. Nimba uzi umuntu ukora ibyo bintu, umubwire ati ibi bintu kabisa ntabwo ari byo, ntabwo ufite uburere nawe ubwawe, kuko gutukana ntabwo ari byiza. Ikindi kintu cya gatatu, abantu bikunda. Ushobora kwibaza ngo usunga umuntu yakwikunda gute? Ugasanga urikunda, ntuhaye uwo mukozi nawe ngo umuhe agaciro. Umukozi ameshe iyo myenda, ameshe imyenda yawe, ameshe imyenda y'abana bawe, hanyuma ugiye kwanura imyenda, imvura iraguye kandi wenda wamutumye ku isoko. Urirukanse wanuye imyenda yawe, wanuye n'imyenda y'abana bawe. Imyenda y'uwo mukozi urayiretse, iranyagiwe. Kandi araza ave ku isoko aza abatekere, araza ava ku isoko asasira abana, araza ave ku isoko yuhagira abana. Ibyo bintu bifata nko kwikunda. Umukozi ararwaye, wenda ntufite ubushobozi bwo kuba wamuvuza, kandi afite umugisha, wenda afite n'iyo mituweli, ariko kugira ngo umuhe uburenganzira bwo kugira ngo ajye kwa muganga. Ngo hoya, ngo njye nta muntu ujya umvongera, ngo iwanjye nta muntu upfa gusohoka, hoya nagoma ahangaha, ni imitwe. Ibyo mbifata nko kwikunda. Mu burenganzira, wimwambura uburenganzira bwe, mureke nawe yivuze, mureke nawe mwereke urukundo. Nimba wanuye imyenda, nawe mwanura imyenda. Ushobora kuba udafite ubushobozi bwo kuvuga ngo uramugurira amavuta, umugurira umwenda, ariko so yiguriye, mu gihe adahari wawe umwanuriye. Ikindi kintu abantu bakunda kugira, abamabuja batari beza n'ababosi batari beza, bakunda kugira ikintu cyo kwanga guhemba abakozi, kubambura. Ugasanga umuntu arabakoreye, hari n'ababa bashyira muri gahunda ati wenda umwana aravuga ati ndashaka kuzagera aha nkakora aya mafaranga nkazayakuramo ikintu kizima gifatika, wenda nzagura ingurube, nzagura ihene cyangwa nzagura inka, akavuga ati mujye mumbikira. Igihe cyo kurangiza rero akazi ke agiye kugenda, ugasanga abantu bamwambaye ayo mafaranga. Jya wishyira mu mwanya w'uwo mukozi, ese we bakwambuye ikindi, cyangwa ugasanga igihe cyo gukora ukwezi kwe kurashize, nkaho wamubwiye ko uri kubona ko wenda hari burenge iminsi 3 cyarenga iminsi 2, ntabyo umubwiye, ahubwo ukamusuzugura, kumva nta kintu bitwaye. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Nimba uri mu bantu bafite ingeso, ntabwo ari byiza rwose, kosoka. Ikindi, kwanga kubahemba ukabakata, umukozi ukanga kumuhemba cyangwa ukanamukata, ngo teremusi iramenetse baragukase, itasi iramenetse baragukase, ibiryo ndibeshye birashiriye. Hari waje arambwira ngo umva, ngo mwebwe si y'amata abize akameneka ngo bigenda gute? Ni mwebwe bujyagenda gute?
ngo ngewe ngo nyine ngo bagenda bakuraho ngo kuko ngo n'ubundi urumva ngo iyo bishyura ukwezi ngo ubuzi ngo ku munsi ngo nimba yabize ngo mabuja yandika iyo minsi ngo akazayinkata. Uribaza kandi ushobora gusanga bamwe bakora nk'ibyo bintu harimo ngo bitwa abakristo, ugasanga umuntu ngo ni umukristo yirirwa akata umukozi. Ese wowe kristo avuze ngo uzishyura ibyaha byose ukora, ese mu kazi tekereza aho ukora, tuve ni mu by'ubukristo, tekereza aho ukorera, bagukase bakajya bagukata uko ukereye bakagukata cyangwa n'ibindi ukoze bakagukata. Ese sinabonaga harabona ajya ngambona wenda kurenzaho n'undi munsi cyangwa impinduka zahindutse ubonye amafaranga yahavuyeho make, umuntu akarakara umujinya ukamwica. Nawe wibaza umuntu wakoze ukwezi kose ntago agiye guhembwa asanze ngo waramukaze. Ese ko amafaranga yitoze wamenye teremusi kwa mbere umenye isahane ibiko ntago bicyuzuye rushe zarabuze. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Uwo muco ni umuco mubi, ni umuco mubi. Nimba ufite umenye ko rwose ari umuco mubi ukosore. Nimba ari n'umuntu uzi wirirwa akatakata abakozi, uwo muco nawe ukosore. Ikindi kutabashima, kudashima, kugaya, ugasanga umuntu arakora neza kandi nawe iyo wicaye uri kumwe n'uwo mwashakanye ugasanga muravuga ngo uyu muntu kuva twamubona urabona ko ibintu byahindutse, noneho abana bari ku murongo urabona ko bameze neza bararya neza, noneho isuku urabona ko yahindutse, ariko we ntumushimire. Ugasanga umuntu aravuze ngo yewe ngo ushango watetse neza iki gitoki, ngo sinjya ndya ibitoki, ngo ariko kubera iki gitoki ukuntu giteze ngo noneho ndakiriye. None se kukiriye wamushimiye, wamubwiye turakoze, wamubwiye ko yatetse neza, wamubwiye ko isuku none ubona ko yayikoze neza. Ahubwo ni ukudashima, ni ukwirirwa ubagaya, ni ukwirirwa ubanenga. Uwo muco nawe si mwiza, umuntu ufite awukosore. Kubabuza uburenganzira bwabo ni ibyo, ugasanga umuntu nimba mudasenga ntimumwemerera gusenga, kandi wenda ashobora gusenga rimwe mu kwezi cyangwa kabiri bitewe na gahunda y'urugo rwanyu, ariko nawe mukamwemerera. Nimba ashaka kujya kwiyogoshesha mukamwemerera, mukamubwira ati jya kwiyogoshesha. Nimba ashaka kujya kugura amavuta ukamuha umwanya, ariko hari abantu usanga babafungiranye nta burenganzira bahabwa. Ibyo nabyo si byiza. Ikindi, abantu bagira ubusambo. Uyu ni umuco mubi, Mana ni umuco mu burenzi, kandi usanga ubwo busambo akenshi bubagizeho ingaruka. Hari uwo nzi ngewe yari afite ubusambo akajya agura imineke akabara ibintu byose akabara, hanyuma ikintu yaje gusanga ni iki. Kandi abantu babi bakora ibyo bintu usanga badafite n'umwanya wo kwita ku bana babo. Aba bangaba twita abakozi bo mu rugo aribo babafasha. Ni wowe wajya gukingiza umwana niwe wagiraga gutya, akava akamubwira ati bimeze neza bimeze neza, ya mineke ya mata akamucunga amasaha yo gutaha, umwana nuko umufata bakamumenaho kuri bafete utuntu duke bakamusiga n'ibintu by'amabiswi. Waza wenda ntuzi nimba haza amazi, ntuzi nimba haza igikoma kitagira isukari, ati umwana arahaze. Ikintu cyaje kuba abantu bamwe baramuzi tuziranye, yaje gushiduka umwana bamuhamagara kwa muganga bamubwira ko umwana ari mu mirire mibi kubera ubusambo. Atari uko abuze ikintu, atari uko abuze amafaranga, ahubwo ubusambo kwima abakozi. Umukozi umwe aramubwira ati buretse ibi ngibi nta kintu abikore, nabikoze kugira ngo ngukosore. Ugasanga bariye inyama, umukozi ngo narya ibijumba n'amateke cyangwa n'ibindi bintu, kandi wenda arazirya ntawazimujije. Ayo mata ugasanga ntimuyamuhaho, kandi ntago atari uko atayanywa, ahubwo n'ubusambo bwanyu. Icyo gihe abakozi nabo bibatera umutima mubi no kwiga amayeri yo kuvuga ngo nzajya nkatiza inyama zikatemo inshuro, noneho nanjye nkuremo izanjye, kandi waraza kurya inziza no kubarusha. Uwo ni umuco mubi. Abantu mufite umuco w'ubusambo, abakozi batanywa icyayi, abakozi batarya umugati, kandi wanyu mubifite mukazanashiduka kubera kutabirya no kutabona umwanya, ahubwo mugiye kubita muri puberi byarashaje. Imineke yarahiye kubera kuyifungirana, mugasanga yarahiye yarasaye kubera kutabona umwanya kugira gute wo kuvuga ngo n'abakozi mu bishyira agaragara abakozi babirye. Ikindi guhura ubakekera, guhura uvuga ngo kuye nawe ni bitewe n'ababi wahuye nabo. Ubu se abantu bose ni babi? None se mu nshuti zawe nta mbi wagize? Umuntu utamufitiye icyizere nawe ntacyo yigirira. Umuntu iyo umuhozaho ibintu byo kumuhozana urwikekwe, nawe nyine akwereka ko ntarwo afite. Abantu rero mufite izi ngeso, utu ni uduce dukeya nari navuze ngo tuganireho. Ariko abantu mufite ibi bintu ni ibintu bibi, ni ingeso mbi,
kandi ugasanga hanze abantu baragufata neza, urubashywe muri sosiyete, inshuti ziragukunda, ariko ufite uwo mutima mubi wirirwa ukata abakozi, ufite ubwo busambo, uvuga ati teka ubugari teka n'inyama, abashyitsi baraje, abashyitsi bakarya ariko wabitetse ataryaho. Nimba ufite iyo ngeso uyikosore. Turahera rero n'umwanya wo gushimira abamabuja beza, abamabuja bavuga neza, abamabuja bahembera abantu ku gihe, abamabuja bashobora kuba baha n'abakozi itike aje mu kazi, yazajya kumuhemba ntayimukate. Abo bantu Imana ibaha umugisha. Umuntu ushobora kwifata akavuga ngo reka mugurire amafuta kuko bishoboye, Imana iguha umugisha. Wowe uvuga neza, ntabwo umuntu ahora avuga neza, ariko nimba ubonye ko wakosheje ukamubwira ati mbabarira, ukanamwereka icyabitewe, byatewe wenda gutya na gutya, ukamubwira ati mbabarira, noneho nanjye nabitewe n'ibi, erega ibi wakoze byatewe n'ibi, erega washiririje kubera ko wari ufite telefone, ubutaha ugiye guteka telefone ukaba uyiretse byagenda neza. Hanyuma rero tugerageze tubibe urukundo. Narababwiye ngo nta kindi tubereyeho, nta kindi dushishikaje kuvuga, ni ibyiza. Tubwire abantu ibyiza, tubabwire ko tubakunda, tubabwire ko ari beza, tubabwire ko tubashimira. Mubo dushimira abangaba bafite umwanya munini. Wari wabona ugiye kujya ku kazi ukabyuka ugasanga yarwaye, uzi ukuntu tumutwe. Wari wabona ubyutse akagutungura akavuga ngo iminsi yo kuba hano irarangiye ndagiye. Namwe bijya bibaho mugatunga utwe mwabuze abantu mubana mukomezanye urugendo. Hanyuma rero ufite muha agaciro, ufite mushimire. Nimba ari umwana mwiza jya ugeze igihe unamushimire, unifate nimba bishoboka umuha ka gift, mubwire turi ingenzi, uti aya mezi tumaranye wandinze stress zo gutuma utwe niruka ku bakozi, umushimire. Murakoze cyane rero, nta byinshi mvuga, narije kubabwira ngo tubabwire neza, tubashimire, kandi nabo bari mu bantu bakenewe kubwirwa ibyiza, bari mu bantu bakeneye kubwirwa ko tubakunda, bari mu bantu bakeneye kubwirwa ko badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nabo igice gikurikira nzabazanira nabo kubereka ibiranga abakozi batari beza. Ni byinshi bishobora kuranga abamabuja batari beza, ariko nisemo ibintu 8 ndavuga ngo twabiganiraho, ndetse n'ubifite akabikosora. Mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzaganira no kubiranga abakozi bitari byiza. Murakoze, ndabashimira, mugumane natwe, mukore share, mukore like, comment, mutubwire n'icyo mwatwavugaho, icyo twaganira. Ntabwo tuba twatandukiriye, hari abantu bibaza ngo ese nguko baje batubwira ngo ni kuri mubwire, ngo nukuvuga ibyiza, ngo nugutungura abantu, nabyo turabikora. Ariko iyo tubonye ikintu kibangamye muri rusange, atari umuntu umwe tuzibandaho, ahubwo ari muri rusange, dushobora kuvuga ngo ibi bintu tubikuyeho uyu muntu twamubwira ibyiza. Ni muri urwo rwego rero twari tuvuze ngo reka tubwire abamabuja batari beza, tubakosore, ubutaha tuzababwire ngo nabo muri ingenzi. Mukomeze mubane natwe, mukomeze mudukunde, mukomeze mudushyigikire, mutubwire muri comment ese ni iki twahindura, ni iki twakosora, ni iki twarushaho gushyiramo imbaraga. Hamwe namwe tuzagera kure. Amahoro y'Imana bane namwe, murakoze.